Yes, twagarutse na part 2 ya seri yacu ijyanye n'ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bwimbitse bw'inkwavu. Igice cya kabiri twibuse tugiye kwiga ku kintu kivuga gutya. Twakivuza muri part ya mbere ariko mbona ntabwo twagisobanura cyane kandi gifite ibyiciro. Tugiye kwiga ku kijyanye n'inyubako byimbitse z'inkwavu. Se inyubako z'inkwavu zimeze zite d'abord? Ndakoresha izo nge mfite ariko nawe aho uri ushobora kugenekereza ukavuga uti nkanjye nanjye reka nkore ubu buvumbuzi. Ni mu biri murabona ko hino style nihimbiye niyo nihimbiye ngiye ubwanjye navuga oya reka nze mbigire gutya na gutya mbigerageze ndeye ko biho umutekano inkwavu. Mbona bibaye resi ku buryo umudateganya no kubakira izindi mbyeyi zizaba approved hazubakira izo nteganya kuzamarana basigiye nazo kirekire nashimye nzazubakira utuzu tumeze gutya kwako nabonye bifasha urukwavu cyane kumishaka. Reka tse nkubanza kubaha tuwa nyuremo mbereka muri make ya buri inzu yose ukuntu igiye yubatse no kuntu zitandukanye ubundi tugaruke tubivugaho byimbitse tugende. Ya kuko mubibona hano kini gice cy'inzimwe cyangwa se style imwe twakoze cyane ikoreye ku bitekerezo byanjye ngendeye ku bitabo cyangwa se ko ngenda nsoma kuri experience y'abandi cyangwa se uko ngenda mbyumva. Style yayo ukuntu imeze nuvuga ngo hari aga cage inkwavu zibamo gafite ururubye izi zombi ni imbyeyi gafite 30 kuri 30 ugiyemo imbere na 18 uzamutse gutya. Naga cage gafashwe n'imbaho zimeze nk'agatanda zigateruye gutya kugira ngo kabe kari gafashe ariko mu kugaterura ntago zikabuza ko amahurunguru agwa hasi. Amahurunguru mu kugwa hasi usanga ibati ririmo hasi ricuritse kuri angle gutya amahurunguru nihagwa kwako mwibuka ko amahurunguru ari ifumbire nabyo tuzabivuga neza ku ifumbire y'inkwavu. Ngo amahurunguru ntago gwa hasi ngo agende direct aramanuka akagwa hano kuri iri bati rikayafata rikayagumana. Bana ko zose amahurunguru arimo hano rikayagumana kugeza igihe nzaya correcta nkayashyira aho nkompozinga ifumbire yanjye kugira ngo ibibora cyangwa se ibikomeza kubora. Ariko twiyutse tugarutse kubijyanye n'inzu murabona ni aga cage inkwavu zibamo gafite 30 kuri 30 ngo ni santimetero 76 numba ariko narebye kuri Google ariko mwareba neza ngo ni inch 30 hano na 30 ugiyemo imbere kugeza hare ku rukuta inyuma noneho na inch 18 kuzamuka hano murazibona niko zinywa amazi kunda kunywa amazi zihekeranye. Noneho hakaba harimo uturiro twazo naho zirira afitemo n'ahandi inyuma bibutse ko ibi bifasha kugira ngo umuntu ibiryo atirirwa bishyiramo buri munsi. Noneho wo hamaze kuva aho nakwita muri salo cyangwa zirwa zikinira haza icyumba cy'umubyeyi cyangwa se aho ziza noneho kwihisha cyangwa se zisha privacy nk'uwo abana bimo bonka nyine cyane iza yiruka ikaba yibereyemo hano ikabiye amatime mugiye kwa abana baraderanda cyane ariko nabwo ntibiyebuza ngo nkaka kayisanzemo. Hey, how are you? How you doing? Ya urabona ko harafunzeho ntago harangaye nkuko hano harangaye ho harafunze gutya nimo mubireba ku buryo yumva ko ifite security. Ifite security nta kintu cyayitera. Kimwe nuko nkuru rundi narwo n'urubyeyi murana ruri muri ya salo navuze nayo birangana 30 kuri 30 kuri 18 kuzamuka ikagira amakumba akakumba nk'ubu iyi ngiyi ifite utwana dutoya ni naho umuntu akoresha uwo utwana tukiri dutoya. Hey, how are you? How you doing? Urabona ko niho umuntu akoresha utwana tukiri dutoya agira ngo tubone natwo umutekano mbese ariko nabyita. Urabona
tuba tugerekeranye, ushobora kudukoramo nta kibazo. Turongera tugahita twihuza, ntitwari twareba, turongera tugahita twihuza, nta kibazo tuba dufite. Urabona niho utwana turi, nyina ikabona umutuzo ikirirwa iri handi nakwita nko muri salo, handi nakwita kanze n'itara, handi nakwita nko muri salo yayo, nta kibazo ishaka rwose kwiteza. Ifite ibyo kuryamo, ifite amazi yayo, akanywera amazi, urabona ko nta kibazo, n'imbyeyi rwose iratuje. Hasi hakabamo hahandi amahurunguru agwa. Hari ushobora kwita yibaza rero akavuga ati se kuki aya mahurunguru utayareka n'ubundi ko abari bujye hasi akagwa, ko utayareka uti ko amahurunguru ko n'ubundi abari bugende akajya hariya uyashyira hasi, kuki zose ureba amahurunguru yafata? Kuki aza kugwa hano? Mumva nkuko nabibabwiye, tugira klima zitari nziza hano, kandi ntago uba ufite kudepansa amafaranga menshi ushyushya cyangwa ugira gute, kako inkwavu zinikundira hano hakonje. Ubundi biri no muri byaye nabwira guhitamo ubwoko bwiza bw'inkwavu, ariko iyi systeme nayo urumva araza ajyemo hano hasi, najyamo hasi arahakora akaro kameze nk'agashyuhe, ntatuma nanone wa muyaga wakaje directe nguzo turuke hasi uzizamukiremo bazitera ibibazo. Ntago ahangana ni protection, kago akagashyuhe karimo gakeya kararinda ikibeho, imbeho ishaka gute izinjiramo ngo izihu, imbeho iri direct zirabona umuyaga mwiza, akabeho kari ahangaha kadafite ikibazo, ariko yambeho iri direct yakagombye kuza ikinjiramo hariya, ntago ibiri bubi. Ngo rero iri naryo nibanga nimureba ku nkwavu zose mfitemo hano, zigenda zigira uburyo cy'ifumbire igumamo. Ona nizi bana niyaranje hano, ni systeme ya etage nakoze, aho zimwe ziba hasi izindi zikaba hejuru. Ibi nabyo ni mu buryo bwo kugira bwo gusavinga umwanya, cyangwa se uburyo bwo kudakonsoma umwanya munini. Urabona ko nabwo ni style imwe nizi, ariko ho harimo udukeji twinshi. Urabona harimo udukeji tugeze kuri 3, ntumurika ndeko mubibona neza. Urabona harimo udukeji tugeze kuri 3, buri zose nizi zo hasi. Urabona hari ahantu amahurunguru afatwa, nangiza nkaza kuyakuramo nyazana hano. Murabona ko zose zigenda zigira iyo systeme. Nta yindi rero no gukubaka akantu kameze nk'agatanda ku buryo ubashe gushyiramo akazu kawe akangaka, noneho wamara kugasunikiramo kwa kuma, noneho zikaba zibereyemo aho ngaho zirishiriza ubwatsi. Ubwatsi nzigabura ubwatsi n'ibiryo, n'ibiryo bimeze gutya by'ifu, ntago ari ifu neza, ariko ni ibiryo bikoze, nabyo tuzabivugaho neza. Ariko niba mureba tekinike no ngo izi ntago ari imbyeyi, ni ziri tayari kuba zagenda. Ni mpamvu zishyira hano nkazihorera, imbyeyi zikagira quartier yazo, cyane cyane imbyeyi zibyara abana benshi. Haba harimo nk'ubu tuvuga urugero, izi nabyo nzababwira ukuntu umuntu atandukanya ubwoko bw'inkwavu n'ukuntu hitamo inkwavu nyazo. Ushobora kwibazwa ngo kuki izi ngize ebyiri ko ndazo zifite abana nazo ari imbyeyi, kuki zidafite akazu kameze nk'akaziriya? Mu korora utandukanya inkwavu. Nk'ubizi ni imbyeyi ariko zikibyara nkigerageza, tuzabivugaho neza byimbitse. Ngo ntago zari zaba approved mu ifamu yanjye ko mvuge ngo 100%. Nk'urugero urebye nk'utu twana, urabona iyi ngiyi no mbyeyi ntago ifite utwana, ntago izi kutwitaho neza cyane 100%. Nutureba urabona twanduye, wibaza ati kuki se utungutu ndeba tutanduye? Dore kari ziba hamwe, utu turasa neza nitwanduye, utureba ukuntu dusa turanduye. Kandi ikindi, utu twavukiye rimwe umunsi umwe n'utungutu. Utu turabyibushye, dufite n'isuku. Ureba umweru kuntu ari umweru rwose, umweru n'umweru. Nze mbibereke
urabona umweru n'umweru nta kibazo dufite, ariko wajya kuri turiya dufite umwanda. Ibyo nabyo biri mu bigenda bituma iyi mbyeyi ntayiha amanota, nkayirekera hano kwa komba mvuga nti ushobora kuzaba nziza cyangwa se ntibe nziza. Cyo nkora gusa kano kazu kayirimo ko gafite 36, ya size nababwiye ntoya ku mbyeyi ni 36 kuri 30 kuri 18, mu gihe iriya nababwiye ko ifite saro ya 30 ariko ikagira kakumba kandi ko ku ruhande. Ngo iyi mbyeyi ndacyayidutaho, ubu nzayiha chance yindi imwe ndebe ibyara abana beza benshi, ibyara abana 12 ni benshi, ariko nanone ntago babyibushye uko mbashaka, ntago bakora cyane uko mbashaka, nta nubwo izi kubitaho ko abana bafite umwanda ubigize gutya, kandi mba nagerageje gukora hose nkakorera hamwe. Ngo iyi mbyeyi ntago izi kwigisha abana bawe ngo baho umuco, abana bagendera kuri nyina. Ubu usanga nimba irimo inywa amazi irayamena kuraka, ntago aruko ziba zinyarewe ya zinywa amazi, ntago izi kugenda ngo izorudone usanga igeze gute zitoze, oya usanga izigeze nure nk'iyi ngiyi dorone irimo irihanagura. Ubakana ukabanye nyina izi kwihanagura neza nakajo kazabyigura, n'utwo turakeye rwose turasa neza. Ibyo tuzabigarukaho neza tugeze kuri parite yo guhitamo imbyeyi nyayo, ariko nicyo nababwiraga, utu tuzu utwubaka buri nkwavu zose zigenda zigira amakaritsiye. Ndakeka rero mumaze kwibonera uburyo ki inyubako zigiye zitandukanye hano ku byo twe dukora, kuko tubikora. Murabona mubonye uburyo inkwavu zigiye zubakiye bitandukanye, hari izingizi zigira ibyumba biri privé, hari zibana, hari izindi mbyeyi zifite utuzwa 36 kuri 30 kuri 18, ariko zibazo zidafite twumba turi privé. Ndakeka nagerageza kubabwira impamvu yuko ari imbyeyi tukigerageza, niyo mpamvu tuzishyiramo mu kazu kahagije, ariko tukaba tukidutaho, ntabwo twari dufite ngo tuyihe chateau ni chateau ku mugani ya. Murumva rero mu kubakira urukwavu, umaze kubona ziriya mezire zose, ubonye aho washyira amazi, aho washyira ibiryo, ubonye uko amahurunguru yazajya agwa direct atagumye cyane, kuko ntabwo dushaka ko inzu yacu ibisigaza amahurunguru n'amaganga menshi mu kazu. Tukiba mu Rwanda hari tworora ugasanga dufata ibiti uduti imbaho tukazigerekeranya gutya, tukazigira gutya, inkwavu zikabamo, ukazasanga amahurunguru yaragiye afatamo ari menshi, bikora ikinone kimeze nk'ikiziba cyangwa se ibyondo mu imbere. Biriya bari bibi ko nyuma y'igihe runaka inkwavu zitangira kurwara amajanja, indwara y'amajanja, zigatangira kurwara indwara y'amatwi. Kubera iki? Muri cya kiziba cya bya byondo byaragiye bitangira kuzamo udusimba turazirya, inda, ibiki byose ugasanga ni bibi. Rero niyo mpamvu gukoresha utwuma nk'utu dufite aho tujugunya imyanda hasi ni byiza cyane. Ariko nanone ibanga hano hasi aho zikandagira ugomba gukoreshamo igice cya inci, akuma gatoya gafite twenge dutoya, kugira ngo nk'utwana twe tutacamo cyangwa se nyine kandagiremo. Noneho hano ku mpande ukoresha buno gafite umwanya urimo ni inci imwe kuri inci ebyiri cyangwa kuri 3, ariko ku masoko menshi baducuruza cyangwa ukagura nk'akakaje nakaguze gakoze mu gusevinga umwanya, nkugura dukoze tumuhendukira. Ariko ushaka no kutwikorera, ushaka gukoresha tuwaya, ngo ahangaha akaba wayikoresha hano hasi aho zikandagira, kagomba kuba ari gatoya kandi kabyibushyemo ku buryo utari bubabare, urukwavu rukandagira rutababara. Kandi no akana katacisha makagura, hano hari icyanya kingana nka gutya, akana kacisha mukuguru rwose kagafatwamo. Ariko ari akantu gatoya ntago gafatwamo, no ngo ni half inch spacing hasi, hejuru hano ku mpande akaba 1 inch imwe. Okay, twihuse rero aho nayemaze kubwira ngo umaze kumenya ko agakeje kawe kari sekirize cyangwa se gafite stand ikomeye ku buryo inkwavu nta kibazo zizagira, ugerageza no kugenda ureba ahantu umuyaga uturuka mwinshi, cyane cyane nkatwe tugira ibihe bikomeye by'ubukonje cyangwa se ibihe bigoranye, ureba ahantu umuyaga waturuka. Nk'ubu ngiye hano turi muri tente, ariko hano hanze hari zitari muri tente.
ubwo nimba tuvuga umuyaga uturuka hano uhuha, urwo ruhande umuyaga uturukaho urahafunga. Nanjye murabona ko hari inyuma ni tente zirimo, hari inyuma harafunze, mbese nta umuyaga wazira, na hariya harafunze, no hasi naberetse yuko hasi naho harafunze. Urukwavu ntago rukunda ubukonje nyine, ntago rwanga ubukonje, rwaba ubukonje bushoboka bwose nabyo, ariko tuzasobanura neza tugeze mu bwoko bw'inkwavu. Hari zitaba mu bukonje, hari zahita zipfa, ariko ubu bwoko uzasanga buba mu bukonje n'ikimenyimenyi nureba. Hey Maggie, how you doing? Yeah. Nkwerekane ihangane. Yeah. Ni imbyeyi. Yeah. Nureba urebye nk'uru rukwavu urabona ko ruragize, rufite ipfupfu. Reba hano ku ijosi rwayo urabona wagira ngo rwambaye nka furari. Ngo ni ubwoko bw'inkwavu ziba zaragenewe kuba n'ubundi mu bukonje. Uyu mubiri wazo nuzireba ushaka kugira ngo rwambaye nka furari cyangwa se rufite ikote, ngo rurifubitse urwarwo. Imbeho wije nta hantu nyura, usanga ruri protege, rumeze rutya. Nuwo hatangiye gushyuha cyane kibikubwira ko ari ubwoko bwiza, wo tugeze muri samwacu cyane ubona rutangiye kwipfura ubwoya, rukabukura nko rugiye kubyara. Kwako ubwoya bwinshi rurabuta. Nirumara kubuta, nihamara gwa kubukonje bazaba bwarongeye bwarameze, zibashe kubaho neza, zibashe kuba neza kwa. Urumva rero icyo dukora, inkwavu zikunda ubukonje ariko ntizikunda cya kiyaga cyiza direct kizikubita. Urukwavu rushize ahantu hari ikiyaga kina ruzikubita nka kira cyiza direct kizinjiramo, zirwara ibicurane nk'abantu, zirwara ibicurane rwose zigapfuna neza zikaremba. Urumva rero turarinda urukwavu rwacu, twubake kandi tunaprotege ahaturuka umuyaga direct tuzuze sekura. Ubu ndandi tuzihorere. Ngo nimba iyi ni inzu, iyi ngiyi umuyaga wanjye nzi ko uturuka hari uhuha hano, aho kugira ngo nyirebeshe hano imiryango, hano ahubwo nahagira inyuma nkahafunga, yo nkayirebesha hari ahandi ku buryo ihatera umugongo aho umuyaga uturuka. Umuyaga wazuka ku bitandi hafunze, ubundi imbere hakaguma akantu k'akaerasiyo. Kwako nanone hari twari dukora kera mu Rwanda, ugasaba twubatse akazu gafunze hose tukahafunga. Hariya naho inkwavu urukuruhande ntibikunda, cyane cyane utwana duto. Uyu mwuka w'amaganga, ubushyuhe bikibikubitanye, utwana turwara indwara nakwita nk'ikize, ni nk'amareriji. Turarwara rwose, ugasaba twazanye ibintu ku mubiri, tugahumeka nabi ntibagiye kunyo ndwara yitwa sinezite, ibintu byakumera nk'amasinezite. Utwana bose turabirwara, twanye twanapfa. Ubwo ntiyabura n'umuntu uzari n'ufite akahita yibuka ko yubatse gutyo utwana twaba tugira ibibazo tugapfa atazi ikintu kitwishe. Waza ukumva kana karahumeka ikintu kiri uwo nta muyaga ucamo gutya mureba zirarwara. Niyo mpamvu no mu bushyuhe bubaka inzu iri ayere kubyo ntihaza n'ubushyuhe cyane. Ubona zashyushye cyane zigiye gute, ushobora kuzana nka ice cya barafu ukayishyira mu kantu ukazishyiriramo, zikazaziza zikarigataho. Birazifasha kugira ngo zitaremba cyangwa zidapfa. Nkanjye ndi tekinike wenda Samiraje nzabereka uko njya mbikora, ariko birafasha. Ngo inzu yacu tugomba kurinda ahantu umuyaga uturuka, kandi tugakora ku buryo ahandi aho udaturuka hose haba hari ayere, hinjamo umwuka usohoka, bituma nta n'impumuro mbi izamo, ntaki. Murabona ndimo nta mask nambaye, ntaki, haba hameze neza rwose. Twibuze rero ndumva ku bijyanye n'inzu ari icyo ngo agomba kugira inzu. Ndakeka nta kintu yagiye, kandi ngize nicyo nibuka nazabibabwira mu yindi video izakurikira ingi ko akari amaseri. Ariko ndakeka mu ncamake ibijyanye n'inzu no kuvuga ngo no kwikora stand ikomeye. Iyo stand ikomeye, inzu wahisemo kuba wakoresha cage ntizo nge nkoresha, nabwiye impamvu zazo ko impamvu nuko cage iroroshye kugira ngo ntihazemo umwanda, gukorera isuku biroroshye, kandi noneho ko inkwavu zanjye n'inkwavu mvuga ngo ziraza zigenda. Ufite nk'urukwavu woroye nka pet cyangwa se nk'itungo ryo mu rugo atari izo kurya, twusanga ari dukwavu duto, ko bisaba yuko utwubakira n'ahantu hanini tuzakinira, tuzagira gute, kugira ngo ko ruzahawe imyaka myinshi, n'ahantu uzaba nk'imyaka 5, kugira tutazagira ibibazo mu ngingo n'ibiki, bisaba ko urukorera ahantu hanini cyane.
cyangwa se ugiye gukora nk'ibyo bita colony ni ukuvuga ngo ni ahantu bashyira inkwavu hamwe zikikontorora zikabyara uko zishaka. Tuzabivugaho ubundi, ariko ntabwo nayikora, ntabwo navuga ngo ngiye kwita mbivuga aka kanya. Ndavuga ibyo mfite, nabyo bisaba ubundi bumenyi. Ibyo mbabwira njye nibyo ndimo nkora ubu ngubu, ibyo mberekana ibyo mfite ubu ngubu, ubundi ibyo nzamenya nabyo nzakomeza nzajya ngenda mbibabwira. Twihuse rero ku bijyanye n'inzu ni ibyo ngibyo. Uzakenera izindi formation tuzakomeza tubivuge mu yandi mavideo azakurikira, ntago ino seri ni na nyuma yaho tuzakomeza tubivuge, kandi bizaba n'itangiriro ryiza kwa ko muzabona no mufite ko mwabaza ibibazo. Burya ngo utazi ibintu ntago basha kubaza, ariko nk'ubu nzi ko n'uri mureba ino video aka kanya afite akandi kantu yingo yambaza. Tuzakomeza rero tubiganireho, ariko mu ncamake ibijyanye n'inzu ni ibyo ngibyo n'imyubakire. Mumbaze, ndi hano ku bwanyu. Ikibazo ufite cyose kuri ino topic y'uno munsi mbaza rwose. Reka rero ducumbikira ahangaha, naho ubutaha kuri video ya gatatu y'ino seri tuzavuga kuri iyi topic. Wewe wadukurikiye kugeza kuri uno munota turagukunda kandi turagushimira cyane, uri w'agaciro. Jewe na Mrs P turababwira ngo turabakunda, kandi mweze mudushyigikire mukora subscribe, like and share. Ni mwebwe tubereyeho hano, kandi muzajye mwisanzura hano ni mu rugo, mutubaze buri kintu cyose mushaka tuzatubasubiza. Ciao.